iki gihe ni cyiza, n'ukwezi abantu benshi barangaye, ariko Imana ishimwe yuko mwebwe mwafashe igihe cyo kuba imbere y'Imana. Uku kwezi ubundi usibye k'abagore, abagore igitsina kobwa rwose turimo dushaka kuzamuka, ariko sha nukuri dukwiye kwitonda, abagabo nibo baremwe mbere yacu. Sabye niyoroheje, ndashaka ko munyikiriza ngo amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mwakomeye Imana amashyi. Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Oh, Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Imana ni nziza, oh, Imana ni nziza, Imana ni nziza cyane. Urabihamya ni nziza cyasi nziza. Haleluya, haleluya. Abagabo bafite haleluya ni bayitere. Haleluya, 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 haleluya. Sawa 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 sawa. Abagabo bafite haleluya ni bayitere. Abakobwa bafite haleluya ni bayitere. Abasore bafite haleluya ni bayitere. Abana bafite haleluya ni bayitere. Mufate Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cya 5. Ubutumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana. Ubwo ni mu isezerano rishya. Isezerano rishya. Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Igice cya 5. Turasoma umurongo wa 5, wa 6 n'uwa 7. N'uwa 8 niho turi busome. Abantu bazanye Bibiliya bari hehe? Mufate Bibiliya muzamure mutya ndebe. Gutya. Zamure ndebe. Hanyuma wowe wazanye Bibiliya vuga ngo Imana impa umugisha. Haranditse ngo hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramusubiza ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende.
amen. Dusome igitabo cy'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18. Igitabo cy'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18. Turacyari muri icyo gitabo cy'isezerano rishya. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18. Mwahageze dusome. Haranditse ngo 18 haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso, musabire abera bose. Mwamvugiye ngo amen. Ayo magambo y'Imana niyo tugiye kuganira. Yesu nashimwe cyane. Munyikirize ngo amen. Hanyuma ari ibishoboka nta muntu bibangamiye, sibyo se? Mbivuze gutyo, ari ibishoboka nta muntu bibangamiye usibye jewe jyenyine. Abandi mushatse mwankurikira tukaganira turebana. Hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Imana ibaha umugisha, mwakoze kuza. Mwakoze kuza, Imana ibaha umugisha. Nanjye nakoze kuza, Imana imuha umugisha. Amen. Hanyuma turi mu gihe mwambwiye ngo cy'amasengesho arimo asoza uyu mwaka, munezerewe mushaka kwinjira muri Noheli mumeze neza, mushimira Imana, musabira Imana uburinzi Imana yagiye bashyiraho. Kambanze mbasabe gato niseguye. Mumfashe umuntu ufite telefone ifite urumuri, namfashe akuremo ako gaflash, akomeza afate nta kibazo. Ariko yakuyemo agaflash karimo wowe nawe karimo n'uriya muntu waharahigiye karimo, ni mugakuremo kandi birakunda, ubundi mufate rwose. Nta soni ngira ngo ndababuza ko mumfata. Oya rwose mumfate, ariko mukuremo ako kantu kuko kari gukubita mu maso. Hari icyo bibatwaye? Ntacyo bibatwaye rwose. Yesu ashimwe. Murabizi ko hano mwese usibye abana batoya, ariko abandi murimo mukuze, inkuru za Yesu tuzumva inshuro nyinshi. Twazumvishije abantu babivuga, sibyo? Twabanje kubyumvana abantu babivuga, bakajya bavuga yuko Yesu agira neza, tukabyumva. Twagiye duhura n'abantu mu nzira bakabivuga. Twagiye twumva amajwi menshi turi mu ndoto atwibwira ngo nige Kristo. Twabyumviye mu materaniro nk'aya ibintu bya Yesu. Twabyumvishe mu makonseri atandukanye bikemewe ko dukorera hanze, twarabyumvishije. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ibihe binini cyane twagiye twumva imirimo n'ibitangaza Yesu yagiye akora. Murabizi ko kugira ngo Yesu aze hano mu isi inzira byaciyemo. Muribuka abagabo bo mu itangiriro, wa mugabo Imana yabanje kurema ninde? Adamu. Imana ibona ko adakwiye kuba wenyine, muremera iki? Umufasha. Imana igira ibyibabuza, hari iby'Imana yababujije. Nkuko natwe muri iki kirokore mwari ntimugira ibintu mubuza abantu.
hari ibyo mubabuza, hari n'ibyo mubagira gute mubemerera. Ntabwo ibintu byose tubyemerewe. Ubundi Imana ntabwo yaguha ibintu byose, nta nubwo yakwima ibintu byose. Hari umuntu kumvisha ako kantu? Hari ibintu Imana iguha ikavuga ngo ibi ngibi nibyo akwiriye, kandi ibi ngibi ngiye kubimurindiramo kugeza igihe aho nzashakira nkagira ibindi bintu muha, ariko ngiye kuba murindiye muri ibi, kuko ndamutse muhaye na biriya nkabimuhera rimwe abantu bose, usibye urushishi rw'umuntu arukandagira atanabizi, abantu bose yajya bakandagira. Ubu hano hari umuntu uvuga ati Imana iramutse impaye imodoka, najya nyibakozaho, nashaka singira umuntu nyihamya ariko nkayimukozaho. Hari ibintu Imana itegura kuguha, ariko igategura n'ukuntu izabikurindiramo, kuko izi neza yuko hari ibyo yaguha umudugudu utuyemo, ukagurisha ukarara ugiye i Kigali, nta nubwo wanatega n'imodoka izi zisanzwe, wahita utega tagisi vuwatiri kugira ngo utanatinda mu nzira. Hari ibintu Imana ibayiretse kuguha kubera ko irakuzi ibitekerezo byawe. Imana izi ibitekerezo byawe, hari ibintu ibayiretse kuguha. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Muntumiye turi mu bihe byiza byo gusenga Imana. Nanjye ibi bihe numvishije mbinezerewe, gusenga ndabikunda. Ngiye kuganira namwe nk'abantu baje gusenga, apana abantu baje mu materaniro. Si byo se? Abantu baje gusenga. Yesu ashimwe cyane. Barampamagaye ndababwira nti ntabwo ndi muri iki gihugu, hari aho nagiye. Barambaza bati waboneka? Nanga kwemera ikintu rero ntazakora. Icyakora ambera imfura mpitisha ahantu habiri. Ndamubwira nti cyakoze izo tariki ndumva nzaba nageze mu Rwanda byashoboka. Ariko ndabimubwira sinzi nimba byibuka, koro sinzi nimba byibuka. Ndakubwira nturakoze kuntumira, ubwo ntumiye ari mu gihe cyiza cyo gusenga Imana. Urabyibuka? Gusenga Imana it's okay, ni byiza cyane. Haleluya. Ariko tewo wafata agatebo kaba wicaye, gatori wicare nta kibazo. Birajya biza nawe ubibona uguruke nyene. Amen. Haleluya. Iki gihe ni cyiza, n'amezi cyangwa se n'ukwezi abantu benshi barangaye, ariko Imana ishimwe yuko mwebwe mwafashe igihe cyo kuba imbere y'Imana. Uku kwezi abantu bararangaye, bari gushaka iseni bavuga bati kabisa ejo bundi kuri Noheri ku munane tuzaba turyoshye dukandagira dutya. Kuba rero mwarabitekereje mugafata iki gihe cyo gusenga Imana, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Abayobozi banyu Imana ibaha umugisha. Amen. Yesu rero Adamu na Eva bamaze gucumura, murabizi ibyo abamarayika n'ibizima n'abakerubi n'abaserafi ntabwo ndi bubivugeho cyane, ariko umuntu yari amaze gucumura birangiye yuko azapfa, gupfa kwe kugahita kurangira kukibagirana. Ariko Yesu ubwe niwe wafashe initiative, icyemezo, aravuga ngo ngomba kujya gucungura umwana w'umuntu ntapfire mu byaha, ahubwo hazabeho kuzuka kandi azamurwa ajya mu ijuru. Hashimwe Yesu witanze ko abantu bajya mu ijuru. Uko mubona hariho isi tuyikandagiraho, tukayigendaho, tukayiraraho, tukayivugiraho, uko mubona ihari n'ijuru rirahari kuko byaremewe rimwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwe kugira ubwoba, mwe kugira ubwoba.
hari ukuntu Imana yateguye ijuru, izi ukuntu yabigenje. Muhumure rero, n'ijuru tuzaritaha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu rero muzi ko habayeho gutoranya, atoranya abigishwa be. Ibyo ntago mbijyamo cyane. Hanyuma uko yaratoranije akagenda abana nabo cyane, yagiye akora imirimo myinshi n'ibitangaza. Muzi ukuntu yagiye abahamagara, ibyo nabyo ntago mbivugaho, ariko muzi ukuntu yagiye akorana nabo imirimo n'ibitangaza bakageraga, sibyo? Hanyuma icyo gihe cyose yabaye mu isi agendana nabo, hariho igihe cyageze abantu ntibaze baje kumva ibiva muri we ngo bumve ubutumwa bwiza, ngo bihane ibyaha bakizwe, ahubwo bakaza barimo bashaka iki? Imitsima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nk'uko hano muri ayo materaniro hari umuntu waje aje gusenga avuga ati uwite rwose pe ngirira gutya. Hari umuntu waje aje kwirebera ikimuga mwatumiye, uri kubyumva? Hari umuntu waje aje kureba ukuntu abarokore bahimbaza, sibyo? Hari waje aje kureba ukuntu buzura umwuka wera. Mbese ubu ko muri kureba twese turi hano ntabwo twazanywe n'ikintu kimwe. Icyo gihe rero abantu bari bafite inzara n'inyota, ariko y'ibiryo, apana yo gukizwa. Hanyuma Yesu kuko yarebaga mu mitima yabo, bamaze kumugeraho arababwira ngo rwose pe ibintu byo kurya no kunywa arabihorera, araceceka, arabareka. Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo bahita bamutera umugongo, ngo barangije bagira bate? Ngo baragenda. Bamara kugenda rero, mu mitima y'abigishwa baravuga bati ariko uyu mugabo waduhamagaye none natwe igihe cyazagera akadukora utuntu nk'utu ngutu akatureka akatwihorera. Ngo batangira kugira ubwoba, ariko babugira mu mitima yabo, ntibabimubwira. Kubera ko rero Yesu yarebaga mu mutima, arangije arabaza ngo mbese namwe murashaka kugenda? Yesu ashimwe cyane. Ngo baraceceka, ngo ariko ngo havamo witwa Simoni Petero aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe, kari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Twakuvaho tukajya hehe, ko twakubonye uhagurutse ibirema, ko twakubonye uzura, ko waduhaye ibyo kurya, ko wadukuye ku nyanja. Haleluya. Ntabwo dushobora kukuvaho twebwe. Oya. Amen. Oya. Dore ko gucika intege bibaho, ariko ntabwo twebwe tukuvaho. Turagumya dukomezeho. Haleluya. Haleluya. Komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Haleluya. Twebwe nubwo nyine twari tubitekereje tukavuga ngo igihe kizagera natwe twihorere, ariko oya, nta gahunda dufite kukuvaho. Turacyakomeje. Nihashaka haba inzara, nidushaka twambara ubusa turakomeje, nibashaka batuvuge turakomeje, nibashaka badusuzugure turakomeje, nibashaka batugaye turakomeje, base turacyakomeje kugukurikira Yesu. Haleluya. Ariko uyu mugabo ugendesha n'umuntu adafite amaguru akagenda, wamuvaho ukajya he? Cyangwa mwajya mureka. Amen. Uyu muntu ugukundisha umuryango koko bakwanze, uyu muntu twamuvaho tukajya he we?
Iwe uyu muntu uturoga baturoga akaturogora twamuvaho tukajya hewe aho mwami Yesu. Uyu muntu umukobwa agakura akabura n'uwamubaza izina mu mezi 6 akabona umugabo. Uyu muntu twamuvaho aho iwe ntago twamuvaho pe, ntabwo twamuvaho uyu mugabo. Twakuvaho tukajya hehe? Mujye mureka kwirata, reka nta handi dufite usibye kwa Yesu. Ntaho pe, ntaho. Nubwo ibintu bigutugatuga ariko ntaho pe. Nta mahoro yuzuye twabona muri isi, kwa data niho gusa hasendere y'amahoro, umutima uzakunda umuco uzaba mwinshi ntibadukurikiye inzira y'amasenge. Umutima uzatuza n'umuco uzaba niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Nubwo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, tuzajya tubonamo abantu barwaye, abakennye, abo basohoye mu nzu, abo batutse, abo basuzuguye, abo bagaye, intambara hirya. Nubwo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko ntabwo tuzamuvaho. Haleluya! Haleluya! Turacyakomeje. Amen. 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 Umuntu umwe yarambwiye ngo ariko ngo nukubera iki ngo uhagarara imbere y'abantu ukababwira ngo Imana igira neza kandi wari ufite amaguru ukaba ntayifite. Ntamubwira nti Imana ishimwe ko mvuga hariho abatavuga. Ariko niba uvuga wakomeye Imana amashyi. Nababwiye ngo ntabwo Imana yaguha ibintu byose, nta nubwo yanakwima ibintu byose. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo Yohana yari mu bigishwa ba Yesu. Uyu Yohana uzasoma usange yaranditse ubutumwa bwiza, yandika inzandiko, yandika n'igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Uyu Yohana ngo yarameze nk'umwana ukunda gutata cyane, ngo kuko yakundaga kuryama mu gituza cya Yesu. Haleluya, haleluya. Yohana Yesu yajyaga amwongorera utuntu twinshi cyane, kuko ngo yari naramubwiye yuko adashobora kuzapfa nk'uko abandi bazapfa. Wazapfa urupfu rwiza rw'ikirago, batamukubise ngapfe, batamujombye ibyuma, ngo batamukebye, batamushishuye, batagize muza abigishwa ba Yesu n'abandi bose bamuhamije ibibazo bahuye nabyo. Ariko Yohana Yesu yari yaramusezeranije ko ibyo ngibyo. Amen. Haleluya. Amen. Mu bihe byashize bajyaga gutoranya abigishwa, banza mwebwe bikina harubu, bakabasukaho amavuta. Yego, yisomye Bibiliya. Noneho ababigishwa ba Yesu bari barasizwe amavuta, urumva, kuko bumvaga ko igihe cyose Kristo abakeneye nta kuzarira kundi, oya bagombaga kugira gute kugendana nawe. Yohana rero ibyo byose ko bagendaga babibona, Yohana uyu baramufashe Yohana. Isomye amateka ye bavuga ko bamusize
mu ngunguru y'amavuta bashaka kumukaranga. Abantu basomye amateka ako kantu barahita bakibuka. Hanyuma Yohana reba naye kugufata bakagushyira mu mavuta bagapfundikira bagacana ukuntu bumva babyifuza. Baracana uko babyifuzaga ariko mana turagushimiye ko hari abantu bihanganya tuboneraho icyitegererezo. Wa mukristo we jya wihangana abantu bakubere nukuri ubabere inzira babone yuko wihanganye. Jya wihangana. Barihangana Yohana bamushyiramo uko babikoze babyumva. Bibiliya ntabwo ibigaragaza neza ariko ukuntu babikoze uko babishakaga ngo igihe cyarageze ngaho babishakiye. Ariko reka mbabwire ubundi usibye ko abagore igitsina kobwa rwose turimo dushaka kuzamuka, ariko sha nukuri dukwiye kwitonda. Abagabo nibo baremwe mbere yacu. Cyo bintu mujye mubimenya muzamura intugu gahoro. Turi imbere y'Imana twaje gusenga. Amen. Haleluya. Hanyuma murabizi ko abigishwa ba Yesu bari barasizwe amavuta. Yohana baramufata bamushyira mu ngunguru y'iki y'amavuta. Ariko mana hanyuma reka zababaza ubundi ufashe amavuta ukayavanga n'amavuta bibyara iki? Uziko ibintu navuze batabyumvishe. Nukuri ntago mwabyumvishe. Aba bantu bari barasizwe amavuta na Yesu. Amen. 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 Kuko murabizi no ku rusengero rwitwa hehe? Ku Rukoro. Ku rusengero rwitwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza. Ntabwo muzi ukuntu byagenze bahasanze ikirema cyane. Amen. Amen. Hanyuma kubera ko bari barasizwe amavuta bafata Yohana bamushyira mu ngunguru y'amavuta. Urumva ufashe umuntu wasizwe amavuta akaba afite amavuta ukamushyira mu ngunguru y'amavuta byari iki? Amavuta. Amavuta uyavanze n'amavuta bibyara iki? Amavuta. C'est la même chose. Amavuta. Sawa mumwikiririze uwo muntu rwose. Amen. 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 Haleluya. Nta kintu yagombaga kujya kuko yari agiye muri wa mwanya Yesu yamusizemo w'amavuta. Niho yari yibereye. Hanyuma rero iyo uri kumwe na Yesu wari ushaje ucyacuye n'iminkanyari yaje mbese nta n'umuntu ukureba, ariko kubera amavuta urumva. Amavuta. Haleluya. Ibintu bya Yesu ndabivuga nkumva mpfuye mbere y'abandi. Ubu nzagire ntewe. Yagiye kuvamo urumva avamo ibintu by'ubusaza, ibintu by'iminkanyari, ibintu byo kugenda agira atya urumva nk'umuntu nyine ushaje. Reka da byari byagize bite? Ariko nibyo cyane. Amen. Haleluya. Twebwe turi bashya. Yego. Duhora tuba bashya. Amen. Amen. Iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, iraturamira. Iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, iraturamira. Iraduhetse ku mugongo ntabwo iraturamira. Ntabwo twanyerera, iraduhetse ku mugongo ntabwo twanyerera, iraturamira.
neza yuko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, iyo uzi neza ko wafashe umwanzuro wo kureka ibyaha kandi ukaba urimo bigerageza rwose kubireka, umva nkubwire, waba atinyutse ibyago byose ntazakurikira umwami Yesu. Amen, amen. Si uko bidahari ariko dukurikiye umwami Yesu, Mana ihimbazwe cyane. Nimuvuge ngo amena. Ibyo ntabwo byaranyuze, baramufata bamujyana ku kirwa cy'i Patmos. Abasomye ikirwa cy'i Patmos bakamenya amakuru ngo harakonjaga cyane, hari inyamaswa ziryana zirya umuntu agapfa. Ariko Yesu we warakoze. Yewe Sawa mumwiciririze. Yego. Ubundi ahantu kambivuge nitonze, ahantu habi abantu bashaka kugushyira Aho ngaho humura Imana izakurindirayo. sawa. Umva, Imana ntabwo izanga kujyayo, oya, wowe izakureka ugenda ujyeyo. Urumva, ugire ngo yanagutaye yakwihore yakujugunye ntinabaho ntinakuzi, urasa nabi unateye nabi ureshya nabi ugize gute. Yego. Numara kugerayo tayari, urumva wagezeyo bye, ikubwira ngo umva mwana wanjye ndi kumwe nawe, ntacyo uzaba, nzakugirira neza, nzakugeza kure, nzakwambika, nzagusiga, nzaguhetse, nzakurinze, duhagazeho. Sawa. Munyikirize ngo amen. Ariko ibi bintu muba mubyumva. Haleluya. Mubyumva. Yohana Imana imurindirayo, imurindirayo Yohana. Nta nyamaswa yigeze imurya, ubukonje ntiyabwumvishije. Ayiwe. Ndafashijwe. Imana yabanye nawe akigerayo, yamwohereje marayika w'umwami Imana atangira kuvugana nawe, atangira kujya aganira nawe. Amina. Atangira kugenda amuha amakuru, urumva, atangira kumubwira iby'amatorero yo muri Efeso ukuntu yari ameze. Ariko ma ndabyumvise. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mwavugiye ngo amen. Imana imuha ubutumwa, umva we, imuha ubutumwa bwo kuzashyira amatorero, ariko umuntu ari ahantu agomba gupfa, Imana igahita ihamuhera ubutumwa kugira ngo azabushyire abantu. Uzi ko hari igihe tugeramo dukeneye ko Imana idukoresha tukabyanga, kandi aho hantu wagezeyo ariho Imana ishaka ko igukoreshereza wahageze, ariko Mana ntago mubyumvisha. Ariko ntacyo. Amen. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero kanirukanka we Yohana ndamuvuga nkumva neza. Hanyuma Imana yamurindiye Yohana nta kintu yabaye. Mubwiye yuko Imana y'amahoro abantu bakohereza ahantu, urumva, abantu bakagutega ibintu, abantu bakakuvuga ibintu, mbese ngo nibyakugeraho bizakwice, bituma uva mu nzira, bitume wanga abantu, bituma ubagaya, bituma ubasuzugura, ariko humura ubyitwaremo neza, Imana irahari ngo ibane nawe. Amen. Bibiliya turasomye, Bibiliya tubwiye ngo iki? Ngo hari ikidendezi, niko iki gice gitangira, cyari kiriho amabaraza angahe? Claude warasomye 5. Yego. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi aha hantu hose hari iki? Abarwayi. Hari abarwayi. Izi ndwara zari zihari, zari nyinshi, zari ziri muri aba bantu. Ngo hariho umuntu ngo umaze imyaka 30 n'ingahe? N'umunani. Icyo gihe kimaze arwaye arembye. Mbabwire ko kuri iki kidendezi hari abantu b'ingeri zigiye zitandukanye.
abantu bari barwaye ariko bafite ababyeyi ku buryo amazi yihindurizaga bagahita bagira bate marayika bakagira bate bakabashugunyamo. Sema amen. Amen. Hanyuma hari abandi nanone bari bafite abo bavukana, iyo marayika yamanukaga yazaga barabafashaga bakagira bate bakabashiramo. Aha. Amen. Hari abandi bari bafite imiryango, iyo miryango ikaba yari iri kumwe nabo aho, yarangiza marayika w'umwami Imana yamanuka mu kidendezi bakaba barabibonye bakashugunyamo umuntu wabo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma hari n'abandi bari bajyanywe n'inshuti. Urumva marayika bamubona amanutse, barangiza za nshuti zabo zikamufata zikagira gute zikamushugunyamo. Ayiwe. Hanyuma hariho noneho uyu wari umaze y'imyaka 38 we ntiyari afite ababyeyi, ntiyari afite abo bavukana, ntiyari afite inshuti, ntiyari afite imiryango. Turashimira Yesu ko turashimira Yesu. Kambivuge nitonze nk'ukuntu igitsina gore kivuga cyita uyu muntu wari uri ku kidendezi. Ariko Yesu we, haleluya. We nta babyeyi yari afite, ntabo bavukana yari afite, nta muryango yari afite, nta nshuti yari afite, nta kintu yari afite. Hanyuma dushimire Yesu ukora ku muntu ntafite. Yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibi kandi zibaga Yesu turagushima, tuzahora tukuvuga, ntabwo tuzahwema. Imirimo yawe turayibona Yesu, ntabwo tuzaceceka, tuzakomeza tukuvuga. Ngamugereho Yesu. Haguruka iyo haleluya itere neza, haguruka uyitere, haguruka. Yego. Amina. Haleluya ikintu ikoza kuri we. Umva, reka nkubwire, iyo haleluya yirukanye umwuka w'uburagi wari ugiye kuza kuri wowe burundu, ntuzongere kuvuga. Imana ivuganye nanjye ko ugiyeho mu isanga. Komera Imana amashyi. Mutwihanganira hari aho byanga. Hanyuma uyu mugabo Yesu n'uyu mugabo Yohana, ariko Mana turagushimira Yesu ngo ahageze amubonye. Aba we shadisi iri mu bibazo, uvuga ibintu byinshi ukavuga n'ibyo batakubajije. Yewe mujye mwihanganira n'abantu, ntago ari bo. Umuntu aravuga akavuga n'ibyo batamubajije. Yesu aramubaza ati urashaka gukira? Nyumvira. Siko Bibiliya yavuze? Urashaka gukira. Wari bwagera ku muntu umubaza
uti nkugirire nte, rega nanjye bigeze byambaho ngo nkugirire nte, urumva nagufasha iki? Yewe nta nkweto mfite, nta myenda mfite, nta mazi ari mu rugo, ntago mperuka kurya, nshaka amafaranga, nshaka gutembera. Ubu savuze iki we? We wavuze iki? Ubu hari ikintu wumvishije? Ubu sura ko ari iki muri byose? Uramenya ikibabaje ari iki? Bibahorera ku mwana w'umuntu. Yesu aramubaza ngo urashaka gukira? Kuko Yesu yarabibonaga karwaye, yarabibonaga pe, akabibona karwaye. Nta kindi kintu cy'ibanze Yesu yabonaga gikenewe kuri we atari ukumukiza uburwayi. Iyi nibwo yabonaga akabona ari cyo cy'ibanze. Hanyuma aramubaza ngo urashaka kugira gute? Gukira. Hanyuma rero ariko mana arakoze, atangira kumubwira ngo ya mazi yihindurije, ngo abandi bahita biruka bakantangamo, yewe nkaba ndasigaye. Arabitondora hanyuma rero uyu mugabo Yesu tuvuga, sibyo? Nushaka ubu maze imyaka twebwe tutazi umubare, kuko nubundi hari ibintu utatubwiye. Ntabwo iyo agiye gutabara umuntu akangwa n'igihe bimaze. Oya, waba umaze umunsi iragutabara, waba umaze ibiri, waba ari icyumweru, yaba ari ukwezi, yaba ari umwaka umwe, yaba ari ibiri, yaba ari itatu, kuzamura kugeza aho twebwe tutazi. Yesu ntajya akangwa n'igihe bimaze. Iyo agiye gutabara umwana w'umuntu akora nk'Imana ishoboye byose. Uzikurinda mana, uzikurinda mana, uzikurinda mana we, uzikurinda mana we, uzikurinda, turakwemera, uzikurinda Yesu, uzikurinda, Yesu we, mana we, mana we, uzikurinda mana we, mana we, uzikurinda mana we, uvugira ngo Imana, uvugira ngo bimaze. Oya ntajya akangwa n'amagambo bavuze, ntajya akangwa n'uko bagusuzuguye, ntajya akangwa n'uko waburaye, ntajya akangwa n'uko wabwiriwe, ntajya akangwa n'uko wambaye ubusa, ntajya akangwa n'uko bagukubita, ntajya akangwa n'uko bagucira mu maso, ntakangwa n'uko imyaka ibaye myinshi. Akora mu gihe cye. Haleluya, amen, amen. Yesu ahita amubwira ijambo ryiza cyane. Haramubwira ngo noneho jyewe ntabwo mvuze ngo ukire, jyewe mvuga ngo ukire. Yesu ubundi ko gukira ari cyo ari gushaka, araruha amubwirira iki ngo akire? Ariko mana, haleluya. Nta mpamvu yo kurinda amubwira. Rero tuba tugira ubuntu bw'ubwisobanuro utamenya n'ubwo ari bwo. Hanyuma Yesu arangije aramubwira, tumva, fata akantu kawe kose waje aha nako, akantu kose waje aha ngaha nako, akantu kose wazanye, ufata ibyawe urangiza ugira gute? wikorere wigende, ikorere ibyawe tugende. Natasha
cyane. Haleluya. Hanyuma uyu mugabo Yesu yaramubwiye, aramubwira ngo kila kitu, urumva, wavanye homu, urumva, ukazanana nacyo ku kidendezi, uri kubyumva? Ariko mana, hanyuma gerageza ukore correction, ubirundanye byose, numara kubirundanya ushyire ku mutwe ubundi ugende wikorere ariko ajya kugira mu kidendezi. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Bishatse kuvuga iki? Ntabwo ari ukurwara gusa, ahubwo nkoze n'ibindi byinshi byari byaranze ku buzima bwawe. Amen, 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 amen. Ntabwo nkoze ku burwayi, ntabwo nkujijije uburwayi gusa, ahubwo hari n'ibindi bintu nkoze ku buzima bwawe. Ntabwo ikoze gukira gusa, urumva, ahubwo hari n'ibindi bintu Imana igeze gute. Wowe waje muri aya materaniro birashoboka ko wazanye icyifuzo kimwe, ariko hari n'ibindi Imana isubije kuri wowe. Uyu mwaka utari warangira, hari ibintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Wowe wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, wowe wamaze kwihana, wowe wafashe umwanzuro wo kureka ibyaha, ndavuganye nawe. Imana imbwiye ko uyu mwaka utari warangira. Ibyifuzo wazanye ntabwo mbizi, ariko Imana imbwiye ko ibyo wazanye amen. Ako mujya muzi imbere y'Imana sawa sawa, nk'abantu bazi neza ko bari imbere y'Imana. Mujye muzi imbere y'Imana nk'abantu babizi neza ko ariho bari, sibyo? Ahantu nyoka atakugeza, isi atakugeza, inshuti zitakugeza, aha hantu Salomo yaravuze ngo mu nzu y'Imana ni heza, aravuga ngo arahakunda, aravuga ngo hatonyanga imigisha. amen. Mujye musoma Bibiliya, ahantu harakomeye. Sawa sawa sawa. Yebaba we. Hanyuma uyu mugabo wandikiye Efeso, ni Pawulo, yaravuze ngo musengeshe umwuka mu bihe byose byo kugira gute, byo gusenga no kugira gute, no kwinginga, kandi mugire mute, mube maso, ikindi musabire iki, abera. Amen, 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 amen. Ubundi gusenga ntabwo ari ubusabe, ahubwo ni itegeko. Yego, mufate Bibiliya musome neza. Gusenga ntabwo ari ubusabe, ahubwo ni itegeko. Gusenga ni itegeko.
abantu bemera kristo ntabwo muzi ko nawe yasenze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa gusenga ntabwo ari tolerance. Umuntu wese umwemera Yesu Kristo, uwemera uwo mwana akanamwizera azahabwa ubugingo butarondoreka. Uwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wese, yewe ntabwo ari ukuguhendahenda. Gusenga ni itegeko. Hanyuma rero gusenga biradusaba gusengesha umwuka iteka. Gusenga birasaba ko dusaba Imana ikaduha umwuka wera ku muntu udafite umwuka wera, kuko umwuka wera nakugeraho azagufasha kuba maso, umenye igihe urimo n'icyo ukwiye gukora. Umwuka wera nakugeraho azagufasha gusengera abandi, ntiwizirikane gusa, ahubwo usengere n'abandi bamwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Hanyuma rero ndabifuriza gukomeza guhirwa, ndabifuriza umwaka mushya mwiza, ndabifuriza kugirwa neza n'Imana, ndabifuriza kuzura umwuka wera. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Munyikirize ngo amen. Amen. Mwongera cyane munyikirize ngo amen. Amen. Hanyuma ijambo ry'Imana rirarema ibitariho bikabaho. Ushobora kuba mu byaha nyuma rikagukuramo. Ijambo ry'Imana rirarema ibitariho bikabaho. Ushobora kuba mu byaha nyuma rikagukuramo. Wababarirwa ibyaha ukaba umwana w'ubwami ngwino. Wababarirwa ibyaha ukaba umwana w'ubwami. Wababarirwa ibyaha ukaba umwana w'ubwami ngwino. Wababarirwa ibyaha ukaba umwana w'ubwami. Hanyuma ndibuze gusenga, hanyuma dusoreza muri iri jambo ry'Imana twasomye twaganiriyeho. Amen. Igice cy'ijambo ry'Imana kirasoje, kambaheho ubuhamya gato dusenga Imana, ubundi nongere nisubirire mu mwanya wanjye. Yesu ashimwe cyane.